Kaza neza kuri Uziyeri Tech Media. Guno munsi mbazaniye igice cya kabiri cy'amakuru yihutirwa ku muntu wese ufite telefone ariko akaba ashaka gukorera amafaranga online, ibintu agombwa kwirinda n'ibintu agombwa kugenderaho. Nurebe video kuva itangiye kugeza irangiye wamaze gusobanukirwa ibintu ugomba kwirinda n'ibintu ugomba kugenderaho mu gihe ushaka gukorera amafaranga online. Guys, buno mu Rwanda urubyiruko turi benshi cyane tudafite akazi. Rero muri ubwo buryo urubyiruko rushaka kurya rutakoze, niyo mpamvu sikamu zagwiriye. Niyo mpamvu hano ugiye kwereka ama business ya sikamu bazakubesha ngo uburyo wakorera amafaranga burishura ya, kugira ngo ubone uburyo wabyirinda. Nkwereke n'amasikamu wakirinda ameze uko nguko. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe niba uri umushasha, ugakanda inzogera kugira ngo buri ko na uploadinze video ujye ubona notification mu ba mbere, bityo rero ubone video nasohoye uhite wirinda iyo scam ku buryo nuzakubesha ngo iri kwishura amafaranga bitazakugora. Guys, rero ntabatindiye nk'ibisanzwe, murabona nk'iyi website ndimo, murabona yuko ngo hano bari kutwereka ko mfiteho ngo amadolari 25, bari kutwereka ngo ko mfiteho amadolari 25 ngo ahwanye n'ibihumbi 36,633 mu mafaranga y'u Rwanda. Guys, muri kubibona ngo bari kutwereka ngo hari abantu ngo bari kubikuza ngo byabaye ngo withdraw successful. Ngo urabona ngo hano ngo abarimo ngo uburyo ngo bwo kwemvita, ngo ukabona ngo amadolari 20 ngo uburyo ngo bwo gukora ngo every click. Ibaze guys, ngo ukora ngo click ya buri munsi ngo bakaguha amadolari 2. Guys, ngo ibaze ahangaha ngo completed task ngo ziba zifite ngo ibihumbi 28,979 amafaranga mu Rwanda. Ngo reba iyi video ubone ngo ibihumbi 21. Urabona ngo iyi video ngo kuyireba ngo video imwe ukureba ngo iyi video imwe ngo na amafaranga ibihumbi 10 na amadolari 15 ugangana n'ibihumbi 21,739. Dore ngo harimo ama video menshi ngo aya yose wayareba ngo ukinjiza. Guys, ukuri kuri ibi bintu ntago ari byo. Reka nze mbikwereke impamvu atari byo. Guys, iyi website nagiyemo kwinjiramo n'ubuntu. Murabibona kwa kundi murebe kwa kundi baba bari kwamamaza ngo Trovolume, ira Trovolume nibibaho simbizi naye ntayo nzi, gusa nyine hari ukuntu ujya kuri Facebook, wenda nuko buno batabitwereka. Guys, ndagira kuri step by step. Ibintu byanyu byo kwihutisha video nibyo bishaje biratuma babahotora, babarangiza, babatuburira. Kandi gemba nababuriye nkababwira ati ira business yitwa gucyana gucya ariyo ngiye kubereka ntago yizewe, ni scam. Nuzakubesha ngo irizewe uzamubwira yigumanire. Ndabona bitari gukunda, ndabona hatari kuza wenda ngo umuntu ngo mujoininge. So reka nze njye muri comment mba naragiye mba joininga. Urabona nk'uyu nguyu yaravuze ngo muraho neza, ushaka gutangira business nuko nguko biba bimeze. Noneho we iyo ukanze handi received uhita ubakira, nyine uhita umwandikira. Iyo ukanze nkano gutya, reka nze tumwandikire turebe. Guys, aba bantu ni abasikama, ni mutabirinda utuntu twanyu twose baratumara. Dore nari namwandikiye, reka nze twumvire hamwe ino record ya recordinze. Guys, kanze tuyumvire hamwe nagutira kamusobanurira business kora ubone kwamamaza. Iriya ni kampani y'Abanyakanada bakorana ibihumbi 20 bya buri munsi bihoraho. Urafata ibihumbi 20 bya buri munsi bihoraho wajya winjiza uyakuye mu kwezi, araba ibihumbi 600 wajya winjiza mu kwezi yose hamwe. Gusa iyo wakoreye uyu munsi mu gihe kuzaza kunyuma ngo mbere na mbere iyi kampani yitwa Smart Income Training, kampani y'Abanyakanada bakorana nayo ahantu hose kwisi. Iyo ushaka gukorana n'iyi kampani rero urambwira iyo muheza link y'urubuga rwabo ukiyandikisha. Wamara kwiyandikisha yandikira 4,100 kugira ngo wakupload mu system ko umunyamuryango. None bimaze kuyatanga umunyamuryango bakaguhereza 15 byawe kamabonus y'umunyamuryango mushyashya. Noneho bagahita bakwamamazaho amafoto 15 y'ibyo bari kwamamaza wenda hano imodoka igezweho, imyenda igezweho. Noneho wowe ukora akanda like ku icumi barakubarira igihumbi. Amafoto 15 wumva yose hano yakoramo 15 yongera kuri 15 yawe kamabonus abe 30 umunsi wa mbere urakiyabikuza zo kuri momo yawe. Namara kugera kuri momo uzategereza umunsi w'ejo nanone wongera kwamamaza amafoto 20. Ugenda akanda like 20 nabwo uhita uyabikuza. Ubwo bikoraho gutyo. None wowe uri kwibaza ngo gukira ni ukuvuga ngo uko nguko bigutinda ku rubuga rwabo urimo abinjiriza, kuko ayo mafoto bamumarije izo ngamba zirabisha. Urumva naho ngaho bungukira. So nimba interested wabwira ngo bari ukiyandikisha.
guys wabyumvishe neza guys, ibi bintu ntago bibaho, ibi bintu ni scam. Ushobora kubyizera ngo uzi ngo ni ibyanyabyo. Reka nze wenda dukomeze kuri ya yindi, iyi ngiyi tuzayigarukaho nyuma. Reka nze mbereke ya yindi, iyi ngiyi niyo twe turiho. Iyi ngiyi urabona ngo yitwa ngo free, ariko yitwa Uneasy. Iyi website ni scam muzambere, niyo ya mbere scam guys. Gute umuntu akubwira ngo iyandikishe muri application, ngo urabona ngo iyi ngiyi ngo wishura ngo amafaranga wishura ngo ibihumbi 13,500 ngo byo kugira ngo account yawe ngo ibe ngo activated. Guys uzayishura ariko ntago izaba activated, ahubwo bakomeza bakwaka gandi. Iyo urinjiji ayawe yose wayamara, kuko aya mafaranga ntabaho, ntago abikurika. Ibi bintu ni scam, ntibibaho. Ni he wabonye kuva wavuka? Ni ye website wabonye itanga $25 ku muntu wese ukozemo account? Kuva wabaho ni hehe wabonye ureba video imwe bakaguha $15 angana n'ibihumbi 21,773 mu mafaranga y'u Rwanda? Ibyo nta hantu byabaye, nta nubwo bizigera bibaho, nta nubwo biteze kubaho, kuko video n'uwayikinye ntayo yabonye. Ku muntu umwe wamurebye nansiko weho ushaka kumureba ngo ushaka kuyabona. Ibi ni ibi website by'abasikama baba barakoze kugira ngo babyifashishe bashaka kujya abantu twabona. Uzugakanda hano handitse cash out, uzugakanda hano handitse cash out, urabu ugiye kubikuza n'ukanda hano handitse cash out. Turabona ko ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ari scam. Barakubwira ngo the minimum balance required make a withdraw is USDT 200. To avoid checking, there is minimum withdrawal limit for the first withdraw and no limit for question withdraw. Here are some way to make $200 fast. Invite register earn $20 ku muntu umwe w'investing. Ngo start inviting you friend, family or followers. You can send sharing link, view test message or share on social media. The best way is to share is with your friend or family and make money easy with them. Guys iyi ni scam. Hano barakubwira ngo fata ngo link yawe ngo isharinge ngo nka message, ngo bityo rero ngo ubone ngo $20 ngo 20 ngo mugutumira. Ngo hano ngo hariho ngo uburyo ngo bwa complete this task, ngo aho ngo ushobora gukora ngo $20 muri task, ngo complete the full and easy task from the task center. Tasks are usually simple and easy to complete. Earn up $100 per task. Guys ibi ni scam. Ngo hano ngo reba video ngo imwe ngo baguhe ngo $15 ngo 15 nkuko muri kubibona kuri iyi page imeze uku nguku. Ndakeka abantu bose muri kubibona. Ibi guys ibi ntuzabyizere. Abanyarwanda bono bafite ubukene bukabije, cyane cyane urubyiruko bafite ubukene budasanzwe. Muri ubwo buryo bwo kugira ngo abenshi bashaka kujya batakoze babikesha internet. Muri ubwo buryo rero bwo kujya batakoze bari gukora scam nyinshi cyane. Scam muri ubwo buryo rero weho ushaka kwirinda scam ugomba gukanda subscribe ugakanda inzogera kugira ngo scam yose njye nyikugezaho mu bantu ba mbere, ku buryo ntuzakubesha ngo iyo scam irishura uzahita umunyomoza ukavuga ati nayigumanire. Gute niba website yishura $25 ku muntu wese wiyandikishe, gute baba bari kukwaka ibihumbi 13,500 ngo byo kugira ube active, kandi babonaga ari $25 ari ibihumbi 30 na bingahe by'amafaranga y'u Rwanda by'ubuntu? Ni ujye umubwira ati nta ribi ugumanire ayo $20 yawe, nanjye nigumanire ibihumbi 13 byanjye, kuko uzayishura ariko ntuzigera ubikuza. Azahita acaho gutyo, nta n'ikintu muvugana. Iyo ukimara kumwishura iyo ashaka ahita kuboroka, nta n'ikintu mwavugana. Kandi izi nimero z'aba basikama ntaho wajya kurega. Iyo bakurangije baba bakurangije amafaranga, niwo yikurira mu mufuka ukayobohereza, nk'uko yari kutubwira ngo
play ngo with mobile money ngo heza ngo amafaranga ngo kuri iyo code ngo kana akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ukurikize iyi code nurangiza wishyure 13 ngo numara kwishyura 13 ngo make screenshot ngo igaragara ngo uko wishyuye ngo ube ngo activation ngo ukore verification account ngo bityo rero ngo bigufashe ngo kuba ngo active ngo ubikuze. Guys, ibi bintu nkubwira ndabizi neza barabinkoze ndayishura ariko ntago aya mafaranga uyabikuza ahita akuboroka. Reka nze tujye kuri ya yindi ya wa musikama yindi, ndakeka iriya nyiciyeho umucyo abantu batari bayizi. Reka nze nyibabwire izina batazabatuburira. Reka nze nyibabwire. Ubundi aravuga ngo ni business ngo wishura ngo ibihumbi ngo 13,500 ukajya gukora ngo 20 bya buri munsi ngo bihoraho. Ibyo bintu ntaho bibayeho, nta naho bizigera biba. Barakubwira ngo ubona bonus ngo y'ibihumbi ngo 36. Ukimara kumva iyo bonus bakaguha link imeze gutya ukayinjiraho ugakuramo account ukabona na application yitwa welcome back, ture kuntu yitwa ngo video memo job, ngo niko yitwa. Guys, iyi website imeze gutya ntuzayishoremo ayawe kereka niba ushaka kuyata, nonashiramo yawe uzamenye ko yataye kuko ntayo uzabona, ntayo uzagaruza. Reka nze tujye, hari izo bagusaba kwishura mbere, gusa iriya ntago wishura mbere kuko yo wishura nyuma. Reka nze mbereke iyo wishura mbere yandi ya wa musikama wari utwandikiye uyu nguyu. Reka nze tuyikandeho turebe. Ndakeka abantu twashojeje igice cya mbere cy'amakuru yihutirwa ku muntu wese ushaka gukora amafaranga online. Amakuru yihutirwa ni hano twashoreje igice cya mbere, turi kuzuza iyi page kugira ngo turebe ese iyi ngiyo ikora ute, kuko nayo ni scam. Hano ngushiramo namba yawe uhereye kuri 7, katuyishiremo turebe, ndabona na 0 irajyaho, shiraho na 0. Hano barakubwira ngo shiramo email address, tureshiramo dukande submit, tugiye gukoramo account. Urabona ko iyi ngiyi wishura mbere, ikigaragaza ko ari scam nayo ngo wishura mbere. Aba basikama baragiye bagakora website, baba bazi ikoranabuhanga, baragenda bakora website bakiyesitariramo ibintu byabo, ukabishura mbere ugasanga muri website yabo nta kibiremo. Urabona hano baratubwira ngo you thank you register is successfully, thank you register is successfully and you have yet to play you register. Kwiyandikisha byagenze neza uko ugiye kwishura, kanda akanyenyeri wishure 3,900. Contability, iri ni izina ry'umuntu ngo urakira ngo ayo mafaranga, iri ngo ni izina ry'umuntu urakira amafaranga, ngo umubare w'ibanga ngo itushiramo, ngo icyitonderwa ngo numara kwishura fata message wishuriyeho wohereze umu agent agufashe nk'icyemezo cy'ubwishu ngo murakoze. Guys, ibi bintu ni scam, ibi ntaho byabaye. Nta website igusaba kwishura mbere yo kugeramo ndani. Iyo website, niba website zitanga amafaranga ntago ibi ngibi bibaho, kandi website zitanga amafaranga hano mu Rwanda urabona ngo iyi ngiyi yitwa ngo just form, nuyibona nawe uzayirinde. Iyi nayo ni y'abasikama, ni scam mu zindi scam nyinshi zaragwiriye. Guys, rero muri ubwo buryo mwirinde izi scam. Guys, urabona ko rwa rubuga aba ari abasikama bagwitiriye, baba barashatse scam y'urubuga ruzwi. Kurabona nk'uru rubuga rwitwa ngo Joe from Work ni AI, ni urubuga rwa AI guys, ariko baba baragwitiriye kugira ngo babone uko babitubura. nk'uko muri kubibona, urabona bari kumbwira ngo nshobora kurudownloadinga kandi ngwinjiyemo ga amafaranga ntayo nanze, sinzi uburyo bikoze, mbona ngwinjiyemo. Guys, urubuga nubwo biyitiriye mu buryo bwo kugira ngo babasikame guys, kandi uriya musikama araguhamagara akaba nkaho atanakwitayeho kugira ngo abone uburyo bwo kugusikama ngo creatinga. Katurebe, urabona ko ngo ari create AI agents, turebe
guys nimutirinda abasikama barabakora ukubona ko rwa rubuga rufite ibyo rushinzwe ntago ari ubwo kureba video nk'uko yari ari kubivuga guys, ahubwo we harakwihamagarishwaga akakubwira ngo twe tuba dushaka ngo gushoreshamo ngo abantu ngo babishaka, iyo utabishaka ngo naguhatiriza guys, ni gutyo babajya utwanyu babashuka. Irinde scam zose bakubwira ngo uburyo wakora amafaranga online ngo ureba video. Ni gute wowe ureba ifoto imwe ukahabwa 1000 cy'amafaranga y'u Rwanda na nyiri gukora iyo foto ntacyo yabonye? Guys mujye mutekereza neza, ibintu birakomeye mu Rwanda, abasikama babaye benshi. Kubona ko bari kutubwira ngo generating from in second draft from AI description and from the data you want to collect. Hano dushobora gushiramo example nyine amadatas tugakanda hano ndi send bakatugeneratingira akantu runaka. Urabona ko uru rubuga guys, urubuga n'ugwa AI. Urabona ko bakubwira n'uburyo bwo kwiyandikisha muri uru rubuga ko ari uburyo bugiye butandukanye, ndetse rucuruza n'ibintu by'ama product order from. Urabona ko hariho ngo shati ni $, shoti mu $10 inkweto n'aka gapira. Urabona ko runacuruza guys. Reka nze dukanda hano ngo please baragendaga bakiyitirira imbuga zizwi cyane ubundi bakazikoresha basikama abantu. Guys rero nutabirinda bano basikama guys, nutabirinda ndakeka uzasigara uri kurira, uzasigara mu menyo ya rubamba. Ndabizi iyo murebye video nk'izi ngizi zivuga ku basikama mukunda kuzirengagiza, ariko uzabyemera bakuriye aya. Urabona runo rubuga rwicururiza ibintu bijyanye n'imyenda. Urabona buno ni uburyo bwo kwiyandikisha, ushobora kwishura ukoresheje debit card, ushobora kwishura ukoresheje PayPal. Guys uru rubuga ntago ari nigo bitiriye bari abasikama. Ubwo ukimara kubishura n'ubundi, usibye ngiye ko hari ahantu nkanze nkahita mvumbura uburyo bwo kugwinjiramo utishyuye. Ubwo ukimara kubishura n'ubundi uhita ureguka kuri iyi page imeze gutya, bagahita bakuboroka nimero zawe, ukaba nta kindi kintu wababwira, kuko urabona ko turi mu rubuga indani. Murabona ko twarugezemo, nguru ngiyi website hejuru, abari kubireba muri kubibona gihe website hejuru, kandi muri kubona ko twarugezemo. Ariko niba hari umuntu uri gutanga ubuhamya ngo rurizewe, atanga ibimenyetso muri comment, ariko urubuga ntigwizewe, ni scam. Urubuga nubwo biyitiriye rucuruza ibintu by'imyenda ngo basikame, n'ubundi iyo umaze sinzi ukuntu babikora, barigenda bakabikora bakitira urubuga rw'abandi, ugasanga urwo rubuga bari kuruha izina ribi, tuzi ngo ni scam, bitewe nuko nyine rwikorera ibindi bintu runaka bidahuriye n'ibyo baba batubwiye. Reka nze twongere dukande kuri ya link turebe guys, nimutirinda babasikama. Bari kutubwira ngo from not found from is displayed. Ntago twemerewe kujya muri iyi. Reka nze mfate screenshot nsobanuze ChatGPT ndebe gara amagambo bari kutubwira, ntago ndi kuyamacinga neza. Kanze nya ChatGPT nyibaza ati bisobanura iki. Urukubona ko twe tugiye kwishura, ariko uburyo bwo kwishura bwahise buvamo, bagahita batubwira ngo display ngo not found. Kanze nyibyo ndagira ngo nsobanure ayo magambo mu Kinyarwanda, nyohereze turebe ibyo iri buze kutubwira. Guys nkwibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel. Ukubona bakutubwira ngo aya magambo ari ku foto asobanura ibi mu Kinyarwanda. Ifishi, urupapuro rwo kuzuza ntirubonetse. This from displayed. Iyi fishi yarahagaritswe, ntiyemerewe gukoreshwa ubu. Icyo bivuze muri rusange, ifishi washakaga kuzuza yarasibwe cyangwa yarahagaritswe, nta nyirayo cyangwa nta linki aho wayinyuza nikiri. Urabona waza ugasoma. Guys rero urukubona ko rwa rubuga nkuko nababwiraga rutizewe, ari scam. None ibaze iyo uba bamaze kumwohereza amafaranga ukajya uryamo bakakubwira kuriya, kuko urugukandaho gutya kaze bibereke, bagahita bakwereka gano magambo, wakanda hano handitse create account, ugahita ureguka muri rwa rubuga rwa nyago. Noneho rutari urunyarwanda, rwa nyago rutari urw'abasikama, ugahita ureguka kuri iyi page imeze ukunguka. Urabona ko rwa rubuga ntago ari urwa uko babikubwiye, ntago ariko ruri. Babibonye neza za mbuga baba biyitiriye.
izi ni imbuga bihitiriye kugira ngo bibafashe kwirira amafaranga. Abantu barakenye, bariye abantu barabamaze. Niyo mpamvu iyi video yose ugomba kuyisharinga inshuti yawe uzi neza ko ushaka gukora amafaranga online, itazayobera muri scam bakayijya utwayo guys. Hano hari website nagiye mbabwira z'uburyo wakorera amafaranga online zizewe, nubwo hari igizo nababwiye zikaba zarahagaze, gusa ujaje ubibona ko zahagaze ukanze kuri link zirahagarara nyine, hari zo zihagarara. Gusa nyine hari n'indi website ndi kubategura nenda kubaha nziza cyane wakora amafaranga nta gishoro mu buryo bw'amataske n'amasurvey uve kwa zino za scam. Guys rero nancoje iyi video y'uyu munsi, utazacikwa na part 3 twavumbuye izindi scam, ko scam yose nshasha cyangwa scam yose mbonye njaja mpita nyibabwiraho. Bityo rero muyirinde, mube muyibikiye, muvuga ati iyi ngiyi nta muntu uzambesha ngo shoremo, ndabizi neza ko ari scam. Guys rero kanda subscribe kandi izogera kugira ngo buri ko na upload izo video ujye ubona notification mu ba mbere nancoje iyi video y'uyu munsi. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Yari Uziyeri Tech Media.